ubuzima bwawe, ariko hakaboneka n'abandi bameze nka ba Sanibalati na ba Tobiya bakaza kuyirwanya. Hari igihe Imana ikora imirimo ku buzima bwawe, umubiri wari ufite ugahinduka, ukabyibuha, ukongera ibiro, ariko hakaboneka na ba Sanibalati na ba Tobiya baza kuvuga ngo ni utari kubyibuha. Turabafite mu rugo, turabafite aho dukorera, turabafite mu buzima tunyuramo, ariko Imana ishimwe kwigidukiza amaboko yayo. Haleluya! Imana ishimwe kwigidukiza amaboko ya Sanibalati na ba Tobiya, tukaramuka bugacya, ukongera bugacya, n'ejo bugacya. Imana ishimwe. Haleluya! Barahari bamenya ko tugiye kugura umurima, bakongera ibiciro batabawugura. Bamenya ko tugiye kubaka bakarara, ariko Imana ishimwe. Haleluya! Ariko Zaburi ya 93 bavuga ngo ku murongo wa 4, ayo majwi y'amazi menshi, uwo muraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Haleluya! Uwiteka uri he? Uwiteka uri he? Abirusha iki? Kiraguca. Uwiteka uri he? Abirusha iki? Binyeganyeze, binyeganyeze, kiraguca, binyeganyeze, binyeganyeze. Ubwo Uwiteka abirusha imbaraga. Uyu mugoroba binyeganyeze, ubwo Uwiteka abirushije imbaraga. Ariko muri kubyumva, bya bindi bitangira ngo ntuzabyare, binyeganyeze. Bya bindi bivuga ngo urugo ruhirime, binyeganyeze. Bya bindi biri gutangira ngo uyu mwaka uzashingure, binyeganyeze. Bibwire ngo Uwiteka uri hejuru, Uwiteka uri hejuru. Wirinde ukubira, wibwira ngo wabibasowe, wabugwayiwe, wabatikuwe, wanzarawe. Uwiteka uri hejuru, Uwiteka uri hejuru akurusha imbaraga. Barumaze ibintu bitotsi byamusinzire, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Wagiraga ubwoba ngo ndi buracya, humura buracya. Uwiteka uri hejuru abirusha iki? Imbaraga. Haruzi ngo umwaka urawurangiza bimeze nabi, ariko Uwiteka uri hejuru y'umubyeyi. Yewe mubyeyi, Uwiteka aka kanya umbuka avuganye nawe. Nushaka uriya mugenzi amaso ngo umbuka Uwiteka avuganye nawe. Ubwire ngo amazi menshi, imiraba myinshi byasumiraga ku buzima bwawe. Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko. Reka nkubwire, harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abataka, hari Imana ije gutabara. Harimo nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abataka, hari Imana ije gutabara. Hari
ni nabi, waravutse usanga mu rugo nta buzima, urebye munsi y'urugo usanga wapi, urebye n'iruguru usanga wapi, usanga n'utwara ukuriraho uyu mwaka ugiye kurangira ndatwo. Ariko Uwiteka aravuze ngo, Uwiteka avuze ngo iki? Uwiteka avuze ngo iki? Imiraba myinshi, amazi asuma, Uwiteka uri hejuru abirusha iki? Imbaraga. Amina. Ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana, tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Mu kwa mbere hari amazi yasumye, yarasumye ntabwo yasumye, yarasumye. Mu kwa kabiri hari amazi yasumye, yarasumye ntiyasumye, yarasumye. Mu kwa gatatu arasuma di, mu kwa kane ho biranga, birayi bigura igihumbi, bantu bakaza guhengereza ngo rurasenyuka. Ariko mu kwa gatanu rurasuma. Hari abantu amazi yasumye, bazi gucuragura, bambara uduhu baracuragura, bamama zibara barazibara, barazitondeka. Hari abantu b'abahanga mu guhimba inkuru, akayihimba akayiramo ibimenyetso, akavuga ngo njye namubonye. Ariko Uwiteka abirusha iki? Amaboko. Dawidi yanditse Zaburi, umva dusenga Imana, umva dusenga Imana. Zaburi yanditse, Dawidi yanditse Zaburi, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, cyagihe mu kwa mbere, mu kwa kabiri, hari n'abadutegeye mu nzira bategereza ko twahanyura, Imana iduteza ibitotsi turasinzira. Wabukeye mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, umukuru yashoje Zaburi, yashoje ari kuvuga ngo Uwiteka ashimwe utadutanze ngo tube. Amina, amina, amina. Ntabwo ari ibipimo kubitera. Umva kandi karongo yanditse kajya kamfasha. Bwira mugenzi wawe umva kandi karongo kajya kamfasha. Kandi karongo kagufasha. Ako karongo ariko wakumvishe. Ikigoyi kiracitse. Natwe tuvamo turahabaza. Uwiteka yitegereje ibigoyi abona ko ari ibigoyi koko. Yandika no muri Bibiliya ngo ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turahabaza. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Hari abantu bari hano ikigoyi cyacitse bakabona ko gicitse bagakira. Baba barire, babarira. Niba ikigoyi cyaracitse ukavamo ugakira, uhaguruka utere haleluya, jya undi wambaye. Reka nkubwire ibintu bitatu biranga Sanibalati na Tobiya. Nucunga urasanga mwaraturanye cyangwa usange mwarakoranye mu kazi. Icya mbere, Sanibalati na Tobiya iyo babonye twatetse bababazwa n'uko twatetse. Abantu uzababona mu kazi aho ukora, nibabona wazindutse mu kazi bakubaze ngo nawe wazindutse. Sanibalati na Tobiya bashimishwaga n'ibibazo by'abana. Niba babona ibyo uri gukora biri kujya imbere, niba uri mwarimu
uzamenye ko uturanye na Tobiya, uzabimenya neza abonye waranguye imari nyinshi akavuga ngo mbese amafaranga wayakuye he? Sanibalati na Tobiya no mu rusengero babagamo bakaza turukutanga inyubako bagatabonga ngo byose bazabikora, tugategereza twagite tukabona. Reka njyewe mbabwire, mwaretse tukihimbariza Imana. Ariko twashimiye Imana, abantu bashima Imana bahagurutse tugahimbaza Imana. Ndumva ndi mu mavuta yo gusenga Imana, ndumva ndi mu mavuta yo kubasengera. Haca Uwiteka birusha azanye igiseke hano Mfonzi nahawe. Abantu baba bari iminsi ariko igapfubusa, ariko we hari abantu Uwiteka bishije amaboko, Uwiteka bishije amaboko. Abana turababyara barakura, Uwiteka bishije amaboko. Turahinga, Uwiteka bishije amaboko, tubona imbuto yo gutera. Washimye Imana, washimye Imana ko Uwiteka bishije amaboko. Ninde wa kabiri urashima Imana ngo uhaguruke? Ngenda kukuzuza imirimo aho byari bigoye, warakoze mwami. Amenyo y'abasetse warayanyijije uratotsa, warakoze mwami. Shime narabyemerewe, warabyemerewe gushima. Niyo mpamvu ugezemo hari abantu bagushajije nawe urabyumva ko ugiye gusara, kagira umiburo ryano riri kuvamo, ryano ryakwifumu kumva n'ijyano ritangiye gushaka kuvamo, ukagwana naryo ugafata ngo bati Yesu naryo rivuyemo, ariko Yesu akakurinda watambuka ugacumbagira. Undi niri hano ku rusengero ariko ukumva Yesu arongera kwisema amavisi akabaye kazima. Shimima yagiye kurira ubwatsi irakarama, neza mundisa mashi kurira ubwatsi irakarama. Yagiye neza mundisa mashi kurira ubwatsi irakarama, yagiye neza mundisa mashi kurira ubwatsi irakarama.
mbabwire hari igihe tuzabyinira Imana. Mbonye umugabo iriya ko turi gusenga avuga ngo Imana ifite amaboko